inzira zawe ugufi zo kuva gogosi gogosi ntazi hasi gogosi ntazi gogosi ntabwo inzira zawe ugufi zo kuva gogosi kugera ntakandegera kuri kaburimbo ndasize nje kuvuga ubutumwa akica n'abatumwa ibyago imvura ibiraguye kandi nababwiye ko izo nzu ntabwo kubona izikira ubwimbabura n'ukuyabo cyangwa se imbere y'ubutanga agize kwicara muri sisiteme imbabura ibiraguye pasi abakuyeho amaguru amazi asonga umugara bamucira abahamutse ati niwe pasiteri uje asubirishamo rero pasiteri teruye mbona kuri YouTube yazadresa usigaranye madama agenda aguramo biswi enye zimwe zayihamu zirasenga arangije avoma mu bikombe bibiri by'amazi kuri robine afata biswi byose nongera mu gakombe kamwe arama izindi akagurira abana ugiye kumucura bika katancuze kuri fanta ari mu bitabo ushobora kumbaza ngo ntiwahembwa neza najyaga nyobora amateraniro uri kubyumva neza nkayobora amateraniro nakagira ku kibeta mu bareba ko zacitse ati haleluya
kiganiro Imana yari n'ikiraro na Mose kuri murongo wa 14 Imana isubiza Mose iti ubwanjye nzajyana nawe muruhure. Imana dufashe cyane, amen. Twongeye tuvuga amazina yacu n'ubucuruzi abaganira ijambo ry'Imana. Nitwa Niyonshuti Eugene, ndi umugabo ufite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basanasa. Yitwa Planeti. Umukene umuhungu afite imyaka 7 yitwa Asa. Ucuruza afite imyaka 4 yitwa Hiro. Mu rwego rwo kuzengereza dayimoni tujye kumvikana. Ego twiga mu ishuri ryari batubwiye ko igini ridapfa twabigeze iseseri. Byateye n'izijya akora ushaka kwizezera. Haleluya. Amajwi twahuye nayo atubwira ko tutazakora, turahagije Imana tuzi. Duhura n'andi majwi atubwira ko ntacyo tuzimarira, duhuye na Kristo icyo tumarira. Duhura n'andi majwi atubwira ko tutazubaka, data aduhitiramo abakobwa bato. Nambara impeta mbuga bigira ibyerekeye kuzasenya. Duhura n'andi atubwira ko urugo rutazamara, none 12 bashize. Duhura n'abandi atubwira ko tutazabura, none tugiseba. Uwo muntu ashatse kumiza sengezi igini nikamwita shani. Bivuga ngo igiti ribwiraga ko gitewe irangi. Ishami rya mbere riraboneka, irya kabiri riraboneka, irya gatatu riraboneka, irya kane. Ndagushimiye k'igisekuru cyacu kitakizimye, muri bane hazavamo n'abuzukuru n'abuzukuru. Zezezera bikaba byaba hano mu kintu inshuti nagenze n'umusore magenda nzamuye ntasura nawe ndenge ukagira ngo ndaza noneho barabikora. Shumbanye n'umubyeyi wanjye ni mu bantu bampaye umusaraba, nanjye nitwa Pastor. Uyoboye gahunda twiganye mu wa 2 no mu wa 3. Nta biro nagiraga niba umwana bariya bari abasore, ariko nanjye mu rugo ndayaceka ubwo twari ababosi. Tugira ishangusha ni munsi niyo nakwicaye aho bwacyo nzi uko uhagaze imbere usubizwe n'imbaraga. Niba waravuganye n'Imana ariyo yavuze, usubizwe n'imbaraga ko iyanyuze iwanjye nawe gaca. Ubu inzira za bugufi zo kuva Bogos ntazi, Bogos ntabwo inzira za bugufi zo kuva Bogos kugera ntakandagiye kuri kaburimbo ndasize. Nje kuvuga ubutumwa kugira ngo hatagira ubona y'imodoka tugahurira hano nkatukisha izina ry'Imana atamubwe ko mvugo kuzikora mu cyo atarasaba amakuru nagiye gakiza kwaniza nahita n'ibitaro no mu rusengero.
none nanjye mparitse hano. Na madama fitia jema nani sikoni mane amazi umuntu ufishitse miliyoni 40 amadusha tatuoga hugeze ubushyuhe ari mu gihe gikonje hakahita wabigirwa n'iseko ntawe ukodesha iyo tugashyiramo ibi ko baza bakureba icyo ucana gutegeka bakangahe kugira ngo mbahatane ufite abakozi babiri ushinzwe abana n'umutekano w'abana babiri umukozi wabo uzi kujya kuzana abana ku ishuri n'imodoka ndi kuganira n'abantu mu mujyi ukajya ubabwira ati ndabona amasaha ageze reka ndi gucura abana uzi ko ubundi bahagaga batarasa anaso reka tuganire ijambo ry'Imana tuganire ijambo ry'iki gusa usubizwe n'iki ntukibaze uko bigenda ni Imana isohoza umugambi kandi Imana izi ikibanza ku buzima bwawe. Imana izi ikibanza n'igikurikiraho n'igikurikira tagira n'Imana ntabaye kera niyo mpamvu ubona mbabona njye nibwo ntangiye kurya ejo korona itangira nibwo natangiye kurya saa sita na nijoro kandi nari pasiteri ko n'abapasiteri tukaranga we tukabasengera mugasubizwa twebwe ikadukana nabaga mu nzu y'icyumba na salo simba warega n'umuvandimwe arayiga intebe zarashaje ziranasazuka uzi ko intebe zisaza zigasazuka wakwicara zikabona umwenda wari tuziranye nazo wakwicara imbere niba wagusura wakwicara niba uri mu manota 30 muri 15 utangiye gusenga kuko iyo ziragenda neza
twasomye ijambo ry'Imana ideni ndarirenza umunsi nari kuza n'abarwayi mbara amaso ngere ku mushumba banyandikira rinete nazo zimbere ikigeragezo ibi byose ni ibigeragezo hari ndimo mbasaba imbabazi ko ntaje murarira nk'abambabariye Imana ibagirire dusoma ijambo ry'Imana dusanze muri iki gitabo cyo ku bice 33:14 muri iki kiganiro Imana yagiranye na Mose. Imana isubiza Mose iti ubwanjye nzajyana nawe mu ruhuko. Ndashaka gukuramo ijambo rimwe gusa rivuga ku ruhuka nibyo tugiye kuvuga. Imana izajyana nawe mu ruhuka. Kenya rivuga mu kinyuranyo cyako kugira ngo mwihute. Ikinyuranyo cyo kuruhuka buramo kugira gutera Imana umugisha n'ukuruha. Leta ko ijambo rivuga kuruha ndi interuro mvuge ngo tuzagerayo turushye. Tuzagerayo turushye. Ariko ubwo ni Imana. Ubuse muri twebwe dufite gahunda yo kujya ikuzimu. Twese gahunda ni he? Sabugirira. Twese gahunda ni he? Ririya juru tuzarigeramo turushye. Ngiye bikoje kwa ijuru abaririmbyi baturirimbira, ijuru abashumba batuganiriza, ijuru twigishijwe muri Ecole de Dimanche ku bagiriwe amahirwe, ijuru twigishijwe twiga umubatizo. Naje kukubwira ngo tuzarigeramo turushye. Kandi nkababwira abenshi dukizwa twaje batubwira ko kwa Yesu binagana mwageze turabivuga. Reka subiramo abenshi dukizwa twaje batubwira ko kwa Yesu bigize gute binagana tuhageze turabivuga. N'ibihari usanga biri ababishimana bavuga niyo wakwisumbukuruza ntiwabigeraho. Ariko icyanejeje ni uko waduhamagaye ibyo bihanara bisumba kuko bisumba rero kuko bisumba arabibona. Yabigomba kukwakira kandi kubwicanagana ntaganigonderanye ngakugondera igitenge akugondera minerivani ya kawunga. Uyu munsi akugondera inzu kandi icyanangaje uwo yagondera niba ari igitenge azahita ukagira ngo agasonga ukagira hari itazakica. Uwo yagondera minerivani azabwiteranya ati haleluya, ati yasubiye ku ishuri Imana yakurikiye. Ukagira ngo biga kandi ari igihembwe. Kuva nakizwa ntawe arabigondera icyarimwe byose, ahubwo agonda bitewe n'aho. Ndabasengeye data kugondere bitewe n'aho ugize gute ugeze. Wabyumvise Imana yambere umugisha. Data kugondere, oh haleluya, data kugondere bitewe n'aho ugize gute n'aho ugeze. N'aho ugeze bakajya bakabibwira umwe gusa kamwe data muri iri teraniro akugondere bitewe n'aho ugize gute n'aho ugeze. Ariko haleluya, data kugondere bitewe n'aho uherutse kugondera. Kandi muratuma mbivuga kandi murareba ko bashaka ko mbivuga. Muvuge ngo fatira data aherutse kugondera. Ariko neza akijijwe
aherutse mwongera umuntu yurira indege ashashe kundeba gukundeba gusa gupasa ngeze i Kanombe sambira i Kanombe tukana ubwira i Kanombe hasa n'uduhajya mu butaha ndishaza kuzura mu rugo nari nibaha aho abanye nabaga mu gipangu kirimo imiryango itanu ikodesha mwebwe iyo uba muri icyo gipangu uri munateka imbere y'umuryango umusozi nta mupolisi ikintu iyo utatetse turabimenya uri kunombe biswa abana undi ari kubikana mumereza aho ngaho magana mumereza n'igitunguru cy'umutuku kugira ngo uve ko ni icyumweru gihari wowe kumubwira gusa igihe hafi ya kaburimbo abaraparitse urumva ni inzu ziba ziri inyuma y'isi kugera kuba turamanutse si babigera hasi tuba turamanutse yajya yiruka mu nteko umuzungu w'abana asubira inyuma akagabona aracyakurikiye ko yahamutse ariko bamukatishije bakakoratoro amasafuriya ni ukuyaca hejuru kuko buri muntu yogereza amasahani n'amasafuriya imbere y'umuryango we kandi amasafuriya ateka ibishyimbo bya litiro atandukanye n'isafuriya iteka inyama ntabwo mubizi se isafuriya iteka ibishyimbo bya litiro kubera guhora baducuma n'akamaro yo kugira agasosi kaboneka kagakunda cyangwa ubugari ingera ikazana indi bimeze nk'intuzi nk'icumu ntiwayiteka gihambara iyi kubyina sakayo kandi neza ariko isafuriya itarakijyana ubwo bigoroye iyo iteretse igihambarara inama twakutse mbere ko isafuriya ngo mutakishije mu nzu kwigana ndabyagupfirasa yicaye ku ntebe waje n'indege aka gucunganira mu mugire nabyo ni nk'amafilimi murabizi ko nakoze agisida simubizi mfite ikibazo nishaje akica intebe ibyago imvura ibiraguye kandi nababwiye ko izo nzu ntabwo kubona izigiro ubwo imbabura ni ukuyanga ucamo isaha imbere y'ubutanga agize kwicara muri sisiteme imbabura ibiraguye pashe arakuyeho amaguru amazi asonga ubugara bagucira abarahabutse ati niwe pasiteri ujemo asubirishamo gatatu rero pasiteri iteruye mbona kuri YouTube ategereza akamaro ntacyo apfana n'ubutunzi ubu dukomeza ari ubuzima ndagira ngo batangarize ko ibyishimo byacu ntitubikura ko dufite benshi kuri mbere ntitubikura ko twubatse amazu n'amayeta byanditse muri ya cumi na karindwi hagamaye umuntu wizera uwiteka akamurera ibyiringiro birazahawe n'ibiti byatewe hafi unasakagwa mu myaka wacanye sasa buri n'ibihimbano byinshi harakizwa ndamusengera ubwo se urumva yaravuye nta kantu gonze ahita ambwira ngo uhereye umunsi wa none shaka inzu y'ibihumbi 250 nzayitwishyurira imyaka imyaka
ibiri irashira neza buri kwezi desaseka hari Imana itari gukorera twa message turavuga na message kose tureba ko araka Imana iguha kabisa. Kugera isakaye ubiri n'igipaka umurimo wane tari umuriro w'iki gusa hari iby'umuntu mbese urabona nambaye igisozi buri cyumba gifite furaya buri cyumba gifite televiziyo simba isoko iyo uri gusenga uzagusenga ureba indirimbo za Jehova hata kana za Jehova Yesu mwanjira sasa Imana imaze kubikora itorero ryacu rirongera amamagara ryandika indirimbo ugaruka mu kazi muri shimwe mu Imana yakora Imana igenda bitewe n'aho naje kukubwira ngo subizwa n'imbaraga subizwa n'iki tuzagira ishuzi ariko mu rugendo izajya idusindagiza igonde nawe wakira ukomeze ikintu soza rero ibaze iki kibazo kuri urugendo rugoranye n'ibyo uzagerayo ese n'iki twakora kugira ngo tuzagerayo ni hari abo twatangiriye rimwe se bagarukiye nze none n'iki twakora kugira ngo tugereyo Yesu yatanze igisubizo aravuga ngo kugira ngo muzagereyo murasabwa kuba umuntu njya nibaza icyo atavuze ngo tubisuka iyo tubisuka abadayimoni bari kutuyuza bakatumarira nzira arangije aravuga ngo tubiki mbona tudakwiriye kuba umuntu gusa tugomba no kuba gikurukuru gikurukuru murayizi kugira ngo tuzagereyo birasaba ko tuba gikurukuru girugogere mu kuba gikurukuru umuntu uririnda umuntu ugira gute uririnda ahantu usutse umunyu mu gitondo uraza ugasanga uracyari umunyu ariko ahantu usutse isukari uraza ugasanga udusimba twatondagira sukari ugomba kuba umunyu kugera mu rwego wirinda kuko ntawe ugushinzwe ukirinda aho diyakoni atakureba ukirinda aho umushumba atakureba ukicungiriza ugahinduka isukari ugomba kurikira kandi umunyu ijambo rya kabiri uranarinda ugira gute abantu bavukiye mu cyaro ushobora gufata itungo cyangwa se bafata itungo ukaribaga ukarirya bitashira inyama zisigaye ukazisiga umunyu ukazitara ku rusenge ukazagera uzirya gake gake zitangiritse mu buryo bw'umwuka ugomba kwirinda ukagera mu rwego uringana mugenzi wawe uwabitawe yaraze mu mwirinde hagati muri mwe hatagira umuzi wo gushayira hagati muri mwe tugomba kwirinda ukarinda na mugenzi wawe kubashakanye ugomba kwirinda ukongera no kwirinda Suzana urumva Filipo we urumva
nigeze n'abadamu mugomba kurinda abatware banyu kamenya n'igihe umubwira ibibazo by'umuntu ko ntabwo ubibwira umutware ntabanica hariho umuntu w'umugabo watashye atarararya ati wiroga avuye hano n'umutekano n'uwisuka avuye hano na nyir'inzu mu kanya avuye ahangaha uzi ko nayakoga nayakora musiyamere umuntu wize n'ibyo bibazo ataricara moto yakorokesheje gatatu yiroroye bose yamambe ntomba yoba nibo zapfuye arahumeka isigane nawe isimuhugura mwagiye n'imwe igihe bwabwirwamo n'ubundi ko nta hari bubundi abagabo ariko ko mutavuze ngo neza urumva nawe kubabwira ugomba guhinduka umuntu wawe mudamu ukagera mu rwego ruhinda umutwaro ariko mwe murabarinda ntabwo ari abahano nabo muri Cameroon urumva mutware ugomba guhinduka umuntu ukirinda ukarinda n'umudamu wawe urukundo kandi utari amagambo utagukunda gusa ugasenga Imana ikagutera akantu ukajya utaye denji bikaba cyangwa ngo bitavuze gahini urumva nawe uvuganye ijambo rya kabiri rya gatatu umunyu uraryoshye shyira mu byo bikaryoha ugomba guhinduka umunyu muri urugendo rujya mu ijuru akanwa kawe kagasohokamo za zaburi n'ibihimano by'umuntu mu gihe bikomeye ugakomera wowe ugakomeza abandi kuko wahindutse iki umuntu bahora kumusha hariya abakristo kazige ubona se yarahuye habyishima bye ku buryo arya danse abandi bari kurya danse ukanyuza ntabwo mu ndebe tuzajya uyu muntu arimo arajya cyangwa arimo arava umuntu wese asabwa tuzajya kuba ari ibyo kwishima n'iteke niba waburaye bagushimira ariko negiye ariko batumuhabwe tugira tureje bundi n'abahagutse ubona bari mugere ariyejo munaterura nandi kubyifuje nacyanje mushaka cyerekana kandi tunaniwe mupfukame gusenga n'arapfukamye nasi muhaguruke tugira mugere mwaje mwari musengera abanyamaguru kudusirikana nitwe twakupima ijambo rya kane umunyu urokora iyo umuntu yakomeretse umusigiraho aho yakomeretse igisebe kigakana
ugomba kugira amagambo yomora bagenzi be bakomeretse. Ijambo rya gatatu ryasorejeho umunyu nawe wakomeretse uriyomora. Ugomba kuba umukristo ukuze kugira mu bwoko wiyomora ibikomere wakomeretse udategereje ukomora. Ibyo kuza kudusikana ngo warabyaye ntabwo gusuye muri twaba gutumye kubyara. Murabonye baga kungera muri twaba guteye kurwara. Imana yaravuze ngo nigukomeretsa nanjye womora. Iyagusekuye nitakubwiraho nigusaba. Madama bitinda ya gatatu ndi pastor nyobo y'umudugudu tumara ibyumweru mu bitaro nta muntu narangiza kwitero ati mureke bisoza gusengera abarwayi kandi na madamu muri kakitahanya turwaje n'umwana tumaze n'isitani mu bitaro ati yo mama pastor kurukoka abakuri bakoko kibamo none n'umwana bakabira abategereje basangana hari uwo munsi bakabona ibyashara bacuruza abamotari bagakuba bagatanga imigisha bakaba bisi. Ikigeragezo cyawe nishimira ku bantu natumye nibuka Yohana Batista ngo uburoko bw'umubiri atuma babiri umugende umwumbarize buri wego cyangwa dutegereze nawe Yesu yavuze mu rugero ahubwo uwo munsi akira benshi n'abatari kuri gahunda bakira kubera impamvu y'ubwoko bwabo. Icyo gihe impamvu nabagamo twarinze tuva mu bitaro ntawe ugeze. Nagiye no kuri botike yari hari kwikopesha muri icyo gipapuro mu butike abategeka nuko ikiro cy'umuceri cyo kirimo amakara njye muri madamu kwa muganga iyo rero uvuga rero nta uba wishima ntawe basi nta byo bigendi bigenda byiga babyita gutasi ndetse umwanya uvuga umwana basi sikora kuza bana makuzi yari ku ikosi bakubuha mbobe fatu yari muri kati nitavuga ati nimero mu rugo nta kibazo ari kugira ngo bagire igihe muri madamu arangije asoma ararira n'imuhaye kutitayemureshe mwatarabanya kuguco nani musika kitwa bashi shiri Imana gatanaye igihe nari mukene yanyihangaye tegereza ikimana ntabwo nakuguco yasoma nawe ari hafi kugucura kuko amahirwe mbona hasi ndetse umwana ukanyimanya niba uri kuri serumu umwana twaramucuze n'ubundi yaba afite serumu yari yabikoze
n'ubundi yari afite serume yari kugira gute barangije baradusezerera tubura yo kwishyura ibitaro kandi iyo bagusezerera abarwayi bakaba benshi utanga igitanda cy'abana turara twicaye ku nyuma twabuze yo kwishyura ibitaro kandi dufite mituweli buracya umupasiteri wo mu gatenge twa David anyereza amafaranga nishyura ibitaro dusagura 200 tagira murebe iyo foto madame afite inda y'amezi angahe 8 aheka umwana w'imyaka 4 wari urimo serume afata akamenya nanjye mekibaba fata basa na korotomanje turangije turamanuka pasiteri imbere mama pasiteri muri gare gasya ugeze mu rugo rw'aturikangurira n'amazamba umwana mukuru nagiye kumucumbikisha nawe njya kumucumbukura rwose kumucumbukura za pesa dusigaranye madamu aragenda aguramo biswi enye zimwe zari hamwe zigura 5 arangije akora mu bikombe bibiri by'amazi kuri robine afata biswi byose nongera mu gakombe kamwe arama izindi akagurira abana igiye kumucura yumva ko atacuze kuri fanta ari mu bitabo ushobora kumbaza ngo ntiwahembwaga narahembwaga bashaka badehembaga menshi ariko nari narafashe avansi sinisare kugura akabanza n'abandi rwamemba banki ikayikuraho aya hagasigara 65 nishyura inzu senkani hagasigara 15 ako kanya imibare ikayitiza n'ibihekane hari imibare isa n'ibihekane ukabara ibihekane ukabara n'ibihekane ubwo twarabyanditse ni ukuvuga isigaye ni igitondo rero ngiye kumva numva umuntu arahamagaye basi nari ngiye ku kazi none numvise ijwi rigira ngo ntuzagire bagiye bakubwiza batarinze ngeze ku muhanda mbona ivatiri abafunguye buto none isigaye umuntu waragiye gusuka yakunze isakara madamu tubiri afunguye buto umukondo utabonamo agafuka k'umuceri mbona n'ibirayi kuri 30 bitabonamo ubuto bw'igihwanga
agaciro wumvakazi uri mu cyiciro cyawe. Kandi si uko ni umukire ahubwo kubaha Uwiteka iyo bifatanyije no kugira umutima ukava n'imyinshi mbona bitanu bakajya ibindi bishinga. Ibintu bya Yesu bishyize n'imibare birapfa, ariko ibyo wabonye nanone ushize n'imibare iyo ugiye imibare birapfa utazabishinga. Rero wasanga ibyo utunze ari ku mibare ujya ubihana ku mibare, ariko ibyanjye ni bya Yesu nta mibare. Data igomba Mabwira Mose mugatangira agendane nawe kuko mu yandi magambo iragira gufasha abaremereye wowe utwarahora akagasura n'uko data yabifatiye abaremereye. Mwese akawunga murya nta kindi basaba turasarisha akawunga uri gushyushyaho n'agasozi nta bibi ntabwo kubiteka akawunga niko bayiteka ntabwo akawunga bayisona n'abasonguka. Ubundi mwese mwaba murwaye mukajumaye kawunga nuko data afatira abaremereye. Afatira abaremereye basa n'umutima ndamufata kandi igihe bigaragaza icyiciro ibyo byo ugiye mu gasoko kasiko ko muri karitsiye kiki ugiye kureba ikimeneke cyane ugasanga batima igihe bigaragaza icyiciro gisa gute. Rero muri bamukabutabara kandi bamukabutabara Imana ihindure n'igihe igaragaza icyiciro gisa gute. Yarakoze mu gutwi guhereye igaragaza icyiciro no kuri depo y'ibirayi bakubwira ubwoko bw'ibirayi bihari bitewe n'icyiciro. Iyo uhari ko ugiye igihugu cyose areba ibirayi bari bahabwira ko kiri ibihari ntibakubwira ko hari umuremure. Hari icyiciro sinshaka kubwira ko kigeze ndabizi ko ibintu n'ibyiciro bitanu mubizi. Hari ikinigi bijyanye n'ifite, hari move ariyo uruseze uracyumva nayo ijya abantu mbese bameze niba bakayita hasi yitwa nyakaraye nabyo bivamo ifite urabwihagaze nyuma ya nyakaraye rero hasi nyuma y'umweru muremure hasi umweru mugufi ni ujya abantu basoza kuko ikibazo cyane niyo washyira n'ikirahure cy'igice cy'amazi bishwari bikabitarasha reka yuko nyivayo ariko wagira ngo abantu batatu batatu bongera bitewe n'abateze kuko bimubwira ntabwo petite bisenga ntabwo bisenga data ariko tubwira kumubwira bongera bitewe n'aho
njyewe no kurinda ndasenga mbasanzwe ariko kuko avuye ejo bundi azi ibihabera ibi byiciro bitanu by'ibirayi muri njye sinari none barabizi kandi umwana yawe ko hano ari abantu muri icyo cyiciro cya gatanu yabikora nawe rero kuko avuye ejo bundi ari ahantu ntabapfuriza undi kuhabona ibyo ubwo avuye kirabera ntabwo usengera imana nawe none ngera asigamugisha rwose noneho twaje gusanga data bwonde bitewe n'aho ugeze kandi wera ugishura hasi ingingo ya Yesu kubwire ngo bwondera agiye gute kiye kuda umuntu uvuga amazina yawe witwa kanaka mwene kanaka kwa nyirarunaka ndara matoreza y'isaha ugatanga kase mugire kandi byamara iyo bari abandi mugusha hari igitanda ugeraho ukayoberwa ku mutwe no ku maguru ugasira ku mana afasha n'amatora ahantu hose ukiga none wewe niwe misego wewe n'umugabo wawe na ruturumuru bakana nawe guhindukira bagukomanga ugahindukira icyarimwe ukagatwara mu gituza ariko tatagire gute gisenga imana data twese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti ijambo ryawe uvuganye na Mose uramubwira ngo mu rugendo rukomeye sendera nawe kandi utwarira aharemereye natwe urugendo tubona ko tuzagera tuje ariko tumaze kumenya neza kugira ngo dutwarira aharemereye basenge sendera wateranye muri wowe ukamutabare urufatira uragogera abashonje uragogera abambaye ubusa abakoze n'igisuzumuriro twagutanga namura bari bacitse intege basubizamo imbaraga urimo amashimwe ubwo tuzagatanga kuwa kabiri tuzaza tuze sasabira impimbano y'umwuka ihesha icyubahiro ihesha icyubahiro ihesha icyubahiro ihesha icyubahiro ihesha icyubahiro mu iri teraniro izina ryawe rihabwa icyubahiro tugukomera amashyi tugushimira tukugarurira kandi umwuka wera akomeze kwagura ijambo mu mitima y'abaryumvise mu izina rya Yesu. Asifiwe. Haleluya. Sema amen. Umutungi ibiganza mu izina rya Yesu Kristo. Imana imuhiki inamukuriye azagaruke amen. Wese tuvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari umugabo w'umuhanuzi witwa Yesaya. Hari ijambo riherutse kuvuga
kubasuhuza bavuge ngo amen bavuge ngo amen ariko mbere dusomeza Yesu yakaburo gatanu haravuze kuko kunyama kumunyama kuko abakurikiye kuri University TV ahubwo Imana ibaha mugabitandukanye Imana ibahereza Pastor Eugene umaze twigisha Imana imuhungisha ndetse amen.